Ngiyi inkuru nziza ku banyeshuri bose biga mu Rwanda by'umwihariko abiga primaire, torokomo ndetse na A-level. Ni itangazo NESA imaze gutangaza aka kanya rikaba rireba ababyeyi ndetse n'abadiregiteri, abarezi by'umwihariko muri rusange. Ni itangazo NESA imaze gushira hanze yibanaga ku ngingo eshatu z'ingenzi arizo amatariki y'ibizamini cyangwa se igihe abanyeshuri bazatangirira examini z'igihembwe cya mbere muri uyu mwaka wa 2025. Iyo ni ingingo ya natwe turubuze kuganiraho. Ingingo ya kabiri NESA yaganiriwe natwe turubuze kuganiraho ni ingingo irebana na gahunda nzamura bushobozi y'umunyeshuri by'umwihariko, ndetse ingingo ya gatatu ni ingingo irebana n'igihe amatariki cyangwa se abanyeshuri igihe bazafungira kino gihembwe cya mbere cya 2025 by'umwihariko abanyeshuri bagenda nyine muri grande vacances cyangwa se mu kiruhuko kimwe kimara ibyumweru bibiri. Nizo ngingo eshatu turubuze kuganiraho muri iyi video, ndetse nazo NESA yabashije nyine kuganiraho inatangaza. Ndagusabye nimba uri umubyeyi uri kubona rugambiro ugeze kuri channel yacu kandi subscribe kugira ubashe gusobanukirwa byinshi muri iyi video, ndetse no kugira ujye ukomeza kubona n'izindi video tubakorera umunsi ku munsi gatanu kuri gatanu. Ariko nimba uri umunyeshuri nawe iyi video ntugende utayirebye kugira ngo ubashe gusobanukirwa byinshi NESA yabashije gutangaza ndetse binakugeneye cyangwa se bikoreba by'umwihariko. Nkuko twabivuze reka dutangire n'ingingo ya mbere NESA nayo yabashije kuganira